Kamba mbabwire rino jambo riri mu mubwiriza 9:4 haravuga ngo ufatanya n'abazima bose abagifite ibyiringiro kuko imbwa nzima iruta intare ipfuye. Ubwo imbwa ninde intare ninde? Atuzaniye bombo. Abantu bose nimba ryo ntibizaba ikibazo. Oya, impamvu bitazaba ikibazo. Ikintu nshatse kuvuga n'ubishiruza kubishyiramo abo uhuye nabo bose bakaruhuka kandi nta mafaranga bahaye. Ndimo ndaseka ndapfuye. Muzaniye bombo. Muzaniye bombo Gerard. Babarije. Muzaniye bombo akira. Abantu batazagira ngo sasa nza gukubitana n'ikimama. N'ikimama? Kimama. Aho rero. Aho. Ikimama kirankunda inakunda kwita abantu mama. Nani mama ni nta kibazo. Mbona ari n'umukene nakundaga n'abakire. Afite imodoka nziza n'abandi wow. Ahangaha sasa mbonye umubyeyi. Ati mama. Ati mama ati ni sate ama contact ziwaranje. Izo nkuru ni iyi story ndi kukubwira niyo no mu mamarana hari atugikondo. Ariko sindi bumuvuga abantu baramuzi. Nago baramuzi nyine ajya akora ibiganiro. Yego. Abahanzi ubwo baragenda. Bamaje kujya ko ninge wararaga kuri studio twabaga igikondo. Wenyine. Ngenye ninge wayiraraga iyo nzu producer kaza mu gitondo. Yamara kuza nyine nka tukaba turi kumwe aho ngaho icyo umuhanzi akeneye nkajya kukizana nari meze neza membwa neza meze neza pe umumama arangije aramamagara 3:00 urumva ibintu byo gusamana sinari mbizi je please nabo nari mbizi naye ni manzi ibyo bintu ntabyo nari urumva kubwira umuntu utazi ikintu ni hatari arangije aramamagara arambwira ngo ndaje ndamwana ndaza kukubwira 5:00 nibwo nahise mfata telefone mamagara umushuti wanjye namwana hari umumama uri kumwe ngagiye kuza kundeba muri kazi arambwira ati so mu buhe burya mbwe gutya na gutya muri kazi ibyo nta birenze ko nayo umugabo mwana w'Ikigali ubimenyereye ndangije ndamubwira ni ntazi araza arakingura aranje arambwira ngo ijambo rya mbere yambwiye ngo ni musome kandi gusomana ntabwo nari mbizi ariko najyaga mbira kuri telefone najyaga mbona abantu basomana cyangwa nkabona nk'abantu mu muhanda bahoye bahanye imisaya agahita asomana hano ndamwana si ibyo bintu ko nabizi arambwira ati ndabikwigisha ndamwana kandi uri mama ndangije ndamwemerera turasomana ntabwo nzi kubeshya yego aranje arambwira ngo none se ngo nibindi ngo mwereke ukuntu bigenda ndamwana rero ibyo bintu byo simbizi noneho mbona yakomeje kwesista nyine cyane ndamanje arambwira ngo ndakohereza video kuri telefone uze kuyireba ibyo bintu nibyo turi bugire dute turi bukore ekada ko yambwiye yego nago nge nicaye hano umukozi Imana nago naje nicaye hano nzije gutanga ubuhamya no gushima Imana aho yankoye yego ndangije video uze kureba ibyo bintu nibyo turi bugire dute turi bukore yego ndangije na mwana uze kuyohereza ndebe arataha ariko abantu yari ari kumwe n'abari umukobwa wigeze kuzana n'umuhanzi numva barimo kumuvuga nyine ngo aryamana n'utwana duto kuko nta mugabo agira ariko ari mwiza uyu munsi ni icyamamare we yari na mwiza n'icyo gihe yari umugore wambara ipantaro ukabona afite nyashi na nyashi ubona nuko ubwo aranyuza video ndayireba mbona ni pornography ndabona kumbe ni ibingiye urayireba nawe urayiga koko narayirebye ndavuga ni wow ibingibi nyine ni ibingibi umugabo wese agomba kuvuga ko nabajije abatipe bo kuri studio bajyaga baza ibyo ni ibisanzwe ko urumva bo bari babimenyereye ubwo munsi ukurikiyeho sasa inkuru yanjye nikaze mu kiganiro inkuru yanjye nikaze by'umweko muri Gasabo aho tuba twicaye dukorera neza n'ahantu heza vraiment ndahabakumbuje mutarahabona umurokore n'ujye uvuga ngo mbakumbuje ijoro nanjye mbakumbuje Igasabo vraiment mbakumbuje Igasabo ahantu heza cyane ari ibikoresho byiza bya salo byo mu nzu bya bindi ufite niba ufite ukuntu utabikunze waje ugahindurira hano ko dufite ibikoresho byiza duhamagaye kwiza 788 ubundi ubashe kuba wabona ibikoresho byiza hano Igasabo showroom ndi kumwe na Emi
akaba ari umuvandimwe wanjye si ubwa mbere mumubonye mumuzi na papa w'ibyiza ugashyiremo na papa w'ibyiza papa w'ibyiza se niwe cyangwa ni Imana? Papa w'ibyiza ntabwo ari Imana. Papa w'ibyiza ni umuntu urimo utuwemo n'ubumana, iyo Mana ituyemo. Nkabasha kuba nakora telefone yanjye, nkabasha kuba nakora ibyiza Imana igenda inshoboza. Uwo niwe papa w'ibyiza. Yes. Papa w'ibyiza Emmy, bimeze bite se ko wambaye neza uyu munsi? Ebana wakubisemo imyenda y'abana Nigeria, abantu mu burengerazuba bwa Afurika, amapopo meze neza, ndashima Imana. Mbere na mbere yuko nagira icyo mvuga, wanyemerera nk'umunota umwe nkabanza ngasenga, nubwo yaba amagambo atatu, kuko nta kintu njya nkora nabanje gusenga. Senga rwose. Mana, turagushimiye cyane, turakunezerewe, uri Uwiteka niryo zina ryawe. Ndagushimiye ko wandinze ukancisha muri biriya byose bikomeye. Ndagushimira ko ngeze uyu munsi kuri iyi tariki, kuri uyu mwaka nkaba narawugezemo. Ndagushimira uyu munsi ko nicaranye na Gerard Mbabazi, mwami Imana, nkaba nicaye ku nkuru yanjye, nkaba nicaye ku kinyamakuru cye. Ayo ni amashimwe akomeye. Ngaho bana natwe muri iki kiganiro cyiza tugiye gukora, Mwuka Wera umanuke ubane natwe, dukora ikiganiro cyiza kandi kirimo ubumana. Urakoze kuko ubyumvishe kandi kigere kure, kandi umuhereza followers nyinshi kugira ngo agaburira abantu bagiye batandukanye, abahereza ubuzima Imana yamushyizemo. Ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo wacu, amen. Papa w'ibyiza, ufite ubuhamya bw'ubuzima bwawe, ufite n'amashimwe navuga ngo ari muri ubwo buhamya. Ni ubuhamya butangira mu bwana bwawe. Bimeze gute? Narwaye indwara y'umwijima, hahandi Gerard, hahandi nagiye umubiri wanjye usa n'umuhondo. Ababyeyi ba mama ndabakunda cyane, Imana ibaha umugisha. Gusa n'aba papa ndabakunda mu byohero byabo. Ndashimira mama wanjye wabashije kumba hafi akandwaza. Icyo gihe nigaga mu mwaka wa 3, ndwara umwijima. Mama wanjye abasha kumvuza, aranyirukangana ahantu hose nashika naraharyamye. Buriya bageraho barambwira ngo keretse ngo tujye mu Buhinde, kandi nta bushobozi bwari buhari bwo kujyayo. Ubwo bahita badusezerera ngo nibagende bandyamishe mu rugo, kugira ngo nyine nibwo gihe nikigera mpfe nyine birangire. Ubwo iyo kwa muganga bagusezereye, of course nta kintu cyo gukora kindi kiba gihari. Wenda ngarutse inyuma gato, urumva twajyaga kujya nko mu bizamini, akaba ari bwo umwijima umerera nabi. Nihagarikaga inkari z'umuhondo Gerard, umuhondo. None ngeraho kwiga birananira, bari baransasiye gutya muri salo kugira ngo abantu bose baza kunsura bajye bahansanga. Ndagenda ndarwara ndaremba, noneho ndangije nkajya mara nipfunwe. Abana se kubera iki ari njye byashyikiye mu bana bo mu rugo bose? Kubera iki? Nkahora nibaza gutyo. Noneho papa wanjye ntabwo yabaga hari, yabaga yagiye. Mama bikamugora, bikamurushya, ukabona ahorana igikomere cy'uko ndwaye, ukabona ahorana igikomere cy'uko ndwaye. Imwe umuturanyi aravata ko se yaraje arasuhuza mama, arabati se wa mwana wawe aracyarwaye? Ati numva aramubwiye ngo ese azapfa ryari kugira ngo uruhuke ugire ibintu wikorera, ko urumva ntabwo mama yabashaga gukora. Yagumaga hafi yanjye aho ngaho kugira ngo nyine ankurikirane, ko ninararembye nta kintu nari nyikorera, nari narananutse cyane. Kumva icyo kintu bakibaza umubyeyi wawe bikajye ku giti cyawe, ibyo byaguhungabanije gute, cyangwa wumvaga ari ibiki? azapfa ryari kugira ngo muruhuke? Ikintu cyabaye, numvishe akimara kwatura iryo jambo ngo barimubwiye hanze, ko nararyumvaga, narumvaga amatwi yanjye yabaga arimo kumva ngo ese ngo uwo muhungu azapfa ryari kugira ngo ubashe kugira icyo wikorera. Mama arangije aramusubiza ngo Imana yamuremye niyizi ubuzima bw'uko buzagenda. Ubwo mama yisaza asanga ndimo kurira. Ndamubwira nti mama, ushaka ujye mu byawe njye unyihorera, ko nari narwaye mfite ubwenge bwari bugihari, ariko mbabaye cyane. Nti mama, ujye wigira mu byawe njye unyihorere ndi uw'Imana. Ubwo mbana n'icyo gikomere
cyuko nyine ntakira. Urumva nawe urwaye imyaka irenga 3. Hari umugabo witwa Obaridi, sinzi niba umuzi, ndamuzi, yitabye Imana mu mwaka wa 2021 hari ndumva aho ngaho. Nibwo yaje kuza muri Matimba iwacu aho ngaho, amaje kuhaza baranjyana banjyanayo. Ndashimira Imana, ndashimira umugabo Imana izamuha ijuru, yaransengeye mbasha gukira umwijima. Ubwo maje urakina wa mwijima, urakira umwijima warakize Gerard. Ntago mbeshya, ndahamiriza Imana yari iri muri uriya mugabo. Narakize ko yarananguye, nanguze ko yararimo yumva no mustari, abantu babaga bamukena ari benshi, yaturaga ijambo ukizera. Mama yari yanjyanye, mama arizera, ndizera. Mama agiye kubona nangiye guhaguruka, nangiye kugenda, abona nangiye bangenye kwa muganga, bawupimye abaganga baravuga ngo nta mwijima ukirwaye. warove kwa muganga. Mama ubwo after bari byaranze baranyoheje mu rugo, maze amezi 6 njyamye mu rugo, bama imiti ya kinyarwanda niyo bansukaga. Niyo bamaga buri munsi, nyine bategereje ngo bikire cyangwa ntibikire ruze. Yes. Ubwo nuza Obaridi nibwo twamenyaga amakuru ko yaje, ndangije njyayo, maje kujyayo baradusengera n'abandi bantu benshi. Hari abantu bagera nko muri miliyoni, bari benshi cyane, abantu bita muri Matimba barahaza abantu benshi, ibihumbi. Yego. Aranje aravuga ngo hano hari abana 24 barwaye indwara y'umwijima, Imana irambwiye ngo barakize. Mpita nizerera muri iryo jambo, wumva ko nawe ukize, mva ko nanjye nyize, mera nka wa muntu wakoze kuri Yesu arangije arizera. Turangije turataha, mbanyiza umwijima gutyo, ndirukanka ngo reka mve iyo ngiyo nze uburyo naje mu mujyi wa Kigali, ndagira ngo ncunguze uburyo umwete nkomeze umuntu uri hariya ufite uburwayi budakira, wa wundi ukurikira wowe, ukurikira Gerard, ukurikira inkuru yanjye, uryamye aho ngaho, wowe wumva ko bitazashoboka, nagira ngo ngire ko nanjye byashobotse. Ubwo nibwo mu rugo kwiga byahise byanga. Nyuma yaho, nyuma yuko nyize ubwo narakize, nsura mu buzima busanzwe, ngiye muri secondaire, ngeze mu kabiri amafaranga arabura y'ishuri. Kandi nari wa mwana ukunda kwishakishiriza no guhura n'abantu bagiye batandukanye, nyine gushaka abantu bashobora kuba bamfata ukuboko kugira ngo bagire ndebe ko hari icyo bamarira. Nza gushaka nimero y'umuhanzi ntari buvuga izina, ndamuhamagara. Ubwo nyuma y'umwijima, ubwo umwijima wakize karundi, ndagira ngo ngere kuri ikintu nshaka. Ndamuhamagara, aramvugisha. Mu buzima bwanjye kuva kera nkunda gutanga impano. Iyo twavuganye nk'ukunda guha impano, nuko meze, nuko nakuze, nakuze mbona mu rugo ariko bimeze. Ndamuhamagara, turavugana kuri telefone, muha impano kubera ko naramukundaga. Ndangije namusaba ngo wambabare nkazaza kugusura i Kigali. Bwari ubwa mbere uzi Kigali. Wambabare nkaza kugusura i Kigali, ukabona ikikuzana i Kigali, nkabona ikinzana i Kigali. Ubwo niyo profite nashakaga kugira ngo byibura mbone umujyi ngugezemo, ko nahabonaga kukunza ku mateleviziyo twagiye gusura abaturanyi bafite cya televiziyo cy'ikibundi, sinzi ko gifite ikiromba inyuma. Habaga harimo amashaza ukuntu ariko kigaruka yibona. Ndangije aranyemera ngo uzaze ku gatandatu, ugera ahantu bita Nyabugogo, nzakwakira aho ngaho, nzagohereza umwana cyaze ngenze mwifatire. Turabivugana. Ndangije ndagenda mutegurira isake y'inyarwanda. Abantu bambabariye kuba mvuze ikintu nari nazanye, nagira ngo byumve neza. It's okay. Isake, mama ndamwama ibishyimbo, nyine barampfunyikira ibintu kugira ngo nje nk'umuntu uje gusura umuntu wo mu mujyi. Ndangije ariko mama arambwira ngo ese abanyakigali ko baryana, twe tuzi ko abanyakigali baryana, ubu koko ntabwo baryana, ajya kuryana, kumvaga ko baryana kubera twabonaga twari abaturage. Twavukiye muri Nyagatare hano mu ishyamba, tutazi n'imodoka, siko twajyaga kureba koransi. Ubwo se bikabyo ntabwo ari bikabyo. Mu karere ka Nyagatare hano bita muri Matimba haje iterambere ubu ngubu. Twabaga muri twabata abanyakigali buriya nibakuriye cyangwa se nibakwiba. Nuko twabitekerezaga ariko ntabwo ariko biri. Ubwo turaje, ubwo nahise nza kwa gatandatu mu gitondo, nari mfite inota yanjye 7. Kuza i Kigali yari amafaranga 3,000. Ndangijwe n'ifite itike njyana n'ingarura, kuko yari yambwe ngafite imodoka araza kuntwara. Ubwo aya moto ntabwo nari nayabuze, mama ne wari wayampaye. Ngeze Gerard, ngeze hano i Kigali, umugabo akuraho telefone.
ndamuhamagara niba abantu barambwese abo bantu baturage kandi koko twarana n'umuturage Yego. abantu b'abaturage nambaye rugabire nazo mfite n'amata niba yaranhamamaga kandeba wenda ari ndi kwita agahita avuga ati buriya muntu nagaragera iwanjye Gerard agasura kaje ubu nibwo kaje ubu muri iyi minsi ndamuhamagara telefone ahita ayikuraho ayikuyeho nzamuka mu mihanda yo ku Gisozi ntago nari mazi njya muri jaride y'abandi bitemewe abapolisi baraza bansangamo bamaje kunsangamo bagira ngo ndi marine banjyana muri brigade ya polisi bageraho nyine bansaba nimero zo mu rugo barahamagara barantegera bantegeye nanga gutambiramo ikabuga uvuramo ikabuga ko nubaga ntashaka kuva i Kigali kuko kwigara byari byanze nabonaga nta buzima buri hari ahantu kandi ibintu byo guhinga nubaga nanabishoboye navutse ubundi ndi mu mujyi ariko ntari umunyamujyi nshaka kuberaho neza kandi mba mu cyaro mvamo mvuyemo nza kubaza wavutse uri mu mujyi ariko navutse ngewe ndi mu mujyi ariko ntari umunyamujyi utari umunyamujyi iryo jambo baryumve ko ntabwo nakundaga ngiyo najyaga mu murima narwaraga umutwe cyangwa najya kuragira inka nkarwara umutwe mva mu modoka mvuye mu modoka umumama ngirira impuhwe anjyanye ahita ndangira akazi ko mu rugo sasa ahita ndangira gusitaraguringa akazi ko mu rugo nagakoze abantu bagakora mutameze neza mukomere Imana izabagirira neza ndangije aho hantu agiye gukora Gerard mpegira ikintu bita ubuzima nkajya mbyuka saa 10 bamembaga sangahe bamembaga nagiraga telefone ka Motorola kazi ndayizi niko nagiraga mbaho muri ubwo buzima mva hanje hariya mva hanje hariya sasa rimwe nza gukubitana n'umuntu urumva naho nakoraga ahantu hanane nkajya ahandi ubwo uwo mwuka wari wanyambaye yo kuba mu mujyi ariko ndi rwese amadongo nirwa noze ubu nzi guteka nuko ubwo mbaho nabi mba mu mazi hano hakajya haza ibintu by'umweru kubera kubyuka woza ibyo mbugira gute ariko tageti yanjye ari ukushaka kuba mu mujyi wa Kigali nza kuhava njya gukora kunuza ku iduka ya Nyabugogo ntwaza abantuza abakire baje kugura ibintu ubwo mbaho noneho nza ubwo tageti yanjye nshaka guhura n'abantu bakina amafilime ngo nanjye nzakine filime ko nakundaga filime ya Rambo nkabani inzozi zanjye no gukina filime noneho ikintu cyabayeho kidasanzwe naje kumenyana n'umukinnyi wa filime Mwimana imuha umugisha yaramfashije ndanamuvuga ni Mama Nike Beata Mukakamanzi turamenyana arangije andangira akazi ahantu ndagenda ndagakora ubwo urumva nagarukiye he wa kabiri segonderi ko neho narindi urumva amafaranga abuze mu cyaro mbona muzehe atanyitayeho mbona mama naniwe ndigendera nk'umwana w'umuhungu wese nyine umwana w'umuhungu atayigendera mbaho muri ubwo buzima ariko se nkibaza nzabaho gute bizagenda bite ubwo nibwo natangiye kwiga gusenga ariko nariga gusenga nahise mpura n'abantu nangira kunywa inzoga kwiga umwuka wo kunywa inzoga Gerard nanyweye inzoga ntabwo nkubeshya pe nanyweye inzoga nanjya kwiga kunywa inzoga nangira kujya ngena n'ibira itabi sinarinywe nanyweye inzoga gusa ariko nkanywa turbo 9 turbo 12 tukarara mu bari sasa nza gukubitana n'ikimama kimama aho rero aho ikimama kirankunda nuko ubu ngubu nkora agasiporo nananutse nageze nza kubyibuha muko nari mbibushyemo ariko nanga nyine kuyo mbyibushye nyine nago mbikunda bitana n'ikimama kirambwira ngo kiranshaka kimbonyana mu kabari nabani inakunda kwita abantu mama nani mama nta kibazo mbona ari n'umukene nakundaga n'abakire afite imodoka nziza n'abandi wow ahangaha sasa mbonye umubyeyi ati mama ati ni sate ama contact ziwarangije kaga telefone abona neginuza ahita amereza ga smartphone gatoye izo nkuru ko zibarizo izo nkuru ni story ndi kukubwira niyo no mu mamarana hari atuye igikondo ariko sindi bumuvuga abantu baramuzi nago baramuzi nyine ajya akora ibiganiro yego kandi si byiza kwandagaza umuntu niba ibintu byaraciyeho babyaragiye ariko nubuhamya ndi guha umuntu rega ibintu hari abantu byabayeho bari bure ajya kuri nibiganiro arazwe yarazwe nawe uranamuzi
no uraza kumubwira inyuma yawe sindumva na story igiye kumubwira no kubura n'umumama urumva w'umukire ufite imodoka umukire yarangije arambwira ngo mfate nimero ye amana telefone tukayatuvugana ko icyo gihe nabiganiriye agakoze ko n'umukire afite amafaranga arangije arambwira ngo ugira isabukuru ryari isabukuru nabyo narinze namaze isabukuru niki ni igihe wavukiye ntabwo itariki nyizi nibuka ko bambwe ngo navutse ku itariki ya mbere y'ukwa mbere umwaka uyu n'uyu biri mu ndangamuntu nabyo biri mu ndangamuntu ariko ntabwo ariko biri niko kera babikoraga ko babaga batazi itariki no karambwira ati okay ubwo twari mu kwezi kwa 12 arangije arambwira ngo nzagukorera BD niko yambwiye kuri BD yanjye anzanira ipantaro anzanira inkweto gift ya telefone anyereka ko ari umubyeyi nanjye numva ndishimye numva ndanezerewe ubwo nakoraga ahantu mama Nick yari yagize uteranye nyari kurumva ni narihinduye umusinzi kubera kuhura n'ibintu ntari menyereye yes nta muntu wigeze ushuka singiye kubeshya ngo ngwino inzoga gusa nahuye nabo numva nyine ibirere byabo cyangwa se ibyo barimo byo ni byiza ninyweraga icupa ngumva meze neza ngumva nanezerewe sasa mama arangije arambwira ngo nyuma yarampamagara ngo ati uzabona umwanya ryari aho hantu ukora nakoraga hano kuri studio hari umu producer twakoranaga mufasha akajya ntuma ibintu ukajya mwagenza n'urutugendo uzandi tubana aho ngaho noneho yaba yagiye nkakora amasuku nkahaba muri ubwo buryo nyine turi kumwe ariko urumva abahanze barahansangaga benshi bagiye batandukanye naho namenyaniye n'abantu bazwi uko bazaga bakahansanga ariko mfite ubwenge bwo kwihuza n'abantu ubwo bwenge bwari bundimo nubwo nari narahindutse ikindi kintu umama arambwira ati icyaremwe gishya kitari cyiza kitari cyiza arangije arambwira ati none se wazabona umwanya ryari ndamwanya rero ntago nyamfa kubona umwanya kiretse unsanze hano ubwo yagira ngo yari yarambwe ngashaka ari ibintu ashaka kumbwira arambwira ati none se abahanzi baraba badahari ryari ubwo nuza Izirembo yari yaje kuri recording uwo munsi mwana nabonye Izirembo aza kuri recording ari kumwe na producer muri studio ko we yaraza akikora ntago Izirembo agira umu producer umuko waraza akabyikorera akishyura okay yes nuko ndamwani ariko numvishe saa 11 araba yagiye okay ubwo ndaza nijoro none sawa uze kuza nijoro abahanzi ubwo baragenda bamaje kujya ko ninjye wararaga kuri studio twabaga igikondo wenyine njye nyine ninjye wayiraragamo iyo nzu producer akaza mu gitondo yamara kuza nyine nka tukaba turi kumwe aho ngaho icyo umuhanzi akeneye nkajya kukizana nari meze neza membwa neza meze neza pe Imana ibaha umugisha abahanzi n'abantu beza ntibasuzugura nari maje kumenya kwambara urukweto kwambara neza nta kibazo mfite na Marina Imana imuha umugisha yageze kuma amafaranga yahageze ntamusabye ko sinzi gusaba umumama arangije arampamagara saa 3 sindavana uyu mumama ikintu ashaka kuza ikintu gituma ashaka kuza hano izi saha ni igiki narumva ibintu byo gusamana sinari mbizi je please ntabwo nari mbizi naye ni manzi ibyo bintu ntabyo nari urumva kubwira umuntu utazi ikintu ni hatari arangije arampamagara arambwira ngo ndaje ndamwana ndaza kukubwira saa 5 nibwo nahise mfata telefone mamagara umushuti wanjye namwana hari umumama uri kumwe ngagiye kuza kundeba muri kazi arambwira ati so mu buhe burya mbwe gutya na gutya muri kazi ibyo nta birenze ko nari umugabo mwana w'Ikigali ubimenyereye ndangije ndamubwira ni ntazi araza arakingura arangije arambwira ngo ijambo rya mbere yambwiye ngo ni musome kandi gusomana ntabwo nari mbizi ariko najyaga mbira kuri telefone najyaga mbona abantu basomana cyangwa nkabona nk'abantu mu muhanda bahe bahanye imisaya agahita asomana hano ndamwana si ibyo bintu ko nabizi arambwira ati ndabikwigisha ndamwana kandi uri mama arambwira ati usinago wibuka igihe nakubwiye ngo ntuzongere kunyita mama ko yigeze kubimbwira ngo njye mwita mu izina ryiwe umumama ndamubwira ni ukuri ntago ibyo bintu mbizi arambwira ati ndabikwereka ndangije ndamwemerera turasomana ntago nzi kubeshya yego aranje arambwira ngo none se ngo nibindi ngo mwereke ukuntu bigenda ndamwana rero ibyo bintu byo simbizi noneho mbona yakomeje kwesista nyine cyane ndamwana okay noneho kubera ko numvishe producer bangaragara kandi ngo niyo mitwe na mukini ariko ni nk'Imana ashaka kundokora ntago yari bw'injewe kuko urumva nari naramaje guhinduka undi wundi arangije naramubwira ni producer mbwe kari buza ataza kadusanga hano bakanyirukana wowe nzagwa gahunda ejo uzaze nta kibazo ibyo uzambwira tuzabikora ubwo binyereke ntabyo nzi ubinyereke arangije arambwira ngo
ndakohereza video kuri telefone uze kuyireba, ibyo bintu nibyo turi bugire dute turi bukore. Reka da. Niko yambwiye. Yego. Nago nge nicaye hano umukozi Imana, nago naje nicaye hano nje gutanga ubuhamya no gushima Imana aho yankoye. Yego. Ndangije video uze kureba ibyo bintu nibyo turi bugire dute turi bukore. Yego. Ndangije na mwana uze kuyohereza ndebe. Arataha, amaje gutagura nari mubeshye ko producer ari buze kugira ngo agende, ari nabonaga ari gwatiza mwana producer ashaka kudusanga nakanyirukana. Ubwo nibwo mbwa tujyana iwabo, ndabona kandi ntakazi busagarutse akambura, reka ejo kuba ko nta muntu uzaba hari nge nzaguhamagara. Nibwo batambwa ati okay noneho ndakohereza iki video. Ariko abantu yari ari kumwe n'abari umukobwa wigeze kuzana n'umuhanzi, numva barimo kumuvuga nyine ngo aryamana n'utwana duto kuko nta mugabo agira. Ariko ni mwiza. Uyu munsi ni icyamamare. We yari na mwiza n'icyo gihe, yari umugore wambara ipantaro ukabona afite nyashi na nyashi ubona ari umugore w'ikimera ariko afite abana banakuruta ngo baba kugiye kumuvuga se wese. Ntago ndavuga amazina ye. Nuko ubwo aranyoza video ndayireba mbona ni pornography. Ndabane kumbe ni ibingiye. Urayireba nawe urayiga koko. Narayirebye. Narayirebye. Ndavuga ni wow, ibindi se ibingibi nyine ni ibingibi umugabo wese agomba kwibuka ko nabajije abatipe bo kuri studio bajyaga baza, ibyo ni bisanzwe ko urumva bo bari babimenyereye. Ubwo munsi ukurikiyeho sasa kugira ngo Imana indokore, twapanze gahunda kari buze saa 5. Nabyemeye. Ndangije umva ukuntu Imana yo mwijuru, umugambi w'Imana ari mugari Gerardine. Imana yari yashakaga kugira ngo singira indwara ndwara, singira ibintu bindi bimbaho bitari byiza, kuko niyo bashaka kuturebera. Saa 5 zigeze agiye kuza, ubwo urumva mu rugo nta nubwo mu rugo baryaga bamamagara simbitabe, narahindutse kugira ngo mama tumva ko mwinzoga cyanahindutse, nicyo cyari kumutera agahinda. Arampamagara, ampamagaye ndamwitaba, turanapa nta n'umuntu wari uhari. Agiye kuza, agiye guhagurutsa imodoka ngazi, ngiye kubona mbona mama ni karamamagaye ngo mwana wanjye ngo ngwino mu rugo, ngo ngwino mu rugo, ngo nguze nkubwire ngo hari ibintu ushaka kukubwira, ngo aka kanya ahita nshyiraho tike ya moto, ngo kandi usa aka kanya. Umukecuru kanyice gahunda ko muri amumeri yari yambwiye ati ndakwihera amafaranga, numva nyikundiraga amafaranga. Kandi nawe waragiye muri mood. Ni natangiye kujya muri mood of course kuko ninarebye nahoraga nayireba buri kanya, afata telefone nkayireba. Numvaga nyine ibyo bintu nanjye nabikora nta kibazo, hani nkibona n'amafaranga. Of course yarafite n'amafaranga, nuba ari karayafite n'umukire kurusha n'icyo gihe. Mita ngira isoni zo kumamagara mubwire nkuraho telefone cyangwa akadegenura moto njya kureba mukecuru. Arampamagara arambu. Ambuze ubwo kwa mukecuru nahavuye hafi saa 7. Fata akamoto ko mukecuru atunyamirambo yahara kuri 40 n'igikono ntabwo ari kure. Mita nyirute nsubira kuri studio. Nsubiye kuri studio mfunguye nuza nsanganyandikira message arambwira ngo wambabaje. Sinamusubiza ndamwihorera. Mukebwa haramamagara sinamufata, numvaga natangiye kwanga kumwanga, kumva nyine ibintu urimo bitari byiza. Mayibwo nabwiraga mama Nike ndabimubwira, mbimubwiye angira inama, arambwira ngo abagore beshi hari abagore bameze gutyo afite uwo mwuka i Kigali, awenda afite ibintu arimo ko ashaka kwivuriramo ni bibi, aranganiza nk'umubyeyi, Imana imuha umugisha. Ikitumye rero nanga ubwo buhamya bumeze gutyo, byamuze ku mutima, nashaka kugira ngo umuntu mama wese umeze gutyo ni ukuri Imana imusange kugira ngo uwo mwuka umuveho. Ikindi n'umwana uyu munsi uri kubitekereza kuba yabijyamo, nge nagize amahirwe n'ibyambaho. Ikindi nagize amahirwe kuri studio mba ndahavuye, ndagenda ndasitaraguringa, ndakomeza ubuzima buramonda honda njya mu butayu, ubwo nangiye kwiga gusenga. Tutarajyaho ngaho muri uwo mudamu se ni umudamu umeze gute? Ntabwo ugiye kutubwira uwo ari we, numvise ko asigaye no kuri no mihanda. Ni umudamu wagushukishaga amafaranga? Yamaga amafaranga. Yaguhaga amafaranga? Yari yaratangiye no kuyaguha? Yari yatangiye kujya nyoza, yamesha yambwira ngo nukumesha umugisha. Niryo jambo yakoreshaga. Akanyuza nk'amafaranga, nkajya kubona akabona amayumbi 20-50, amafaranga ntigeze mbonaho kuko hariya nubwo nanayakoreraga, akanyohereza ku cyumweru nkajya kubona nkabona afite nk'ibihumbi 200, nkiryohera, nkijyana n'abandi, nkigira kwinyweriza, wumva ndi mu buzima bwiza nyine, wumva nanezerewe. Ni muri ubwo buryo. Wenda
niki yagukoreye uravuga utuyu byanze kunze ngiye kumwemera muhe? ikintu yankoreye nakundaga inkweto bita timba urazizi zo hambere zo muri iriya misega ntabwo waciwe n'imyaka myinshi ni n'ejo bundi covid irangiye yangura inkweto ya timba iranahari kuko sinjya nyambara iyo nyirebye nyine ndibuka sinyambara kirahari yanguriye inkweto ndavuga uyu mumera riseri kuko urumva yajyaga njyana niwe ndahazi yajyaga njyana nkabona ni umukire nkabona afite amafaranga kandi nkabona ni na mwiza unimaje no kuba umusore sinajya mbabeshya ariko mu kandi ngatekereza se umuntu umbyaye yarakutaga cyane yego se umuntu uri mu myaka nka 40 icyo gihe yambwiye ko afite imyaka nka 46 nese ubu ngubu twahuriraga ko nari ndi mu myaka 20 aho n'umwe 20 none se uwo mudamu mu by'ukuri hari benshi tujya twumva bafatwa ku ngufu n'abagabo ariko tukumva ko habaho n'abashugamami. uwo muntu bamwita shugamami? Shugamami ndumva namwita nka shugamami kubera ko nubwo wenda nyine ngiye yanyeretse ibifatika aba ari byo binkurumva nta kintu cyagombaga kunkura ku muntu umubyeyi n'ubaga ababyeyi ko natanye mwita mama arabimbuza ntukanyite mama unyita gutya unyita mu izina ryanjye uwo rero namwita nka shugamami. Ntabwo yari afite abana bagera afite abana babiri batatu mungana cyangwa uwo yari afite abana bakuru umwana we w'imfura icyo gihe afite imyaka 27 kandi njyewe nyuma ya covid afite imyaka 20 urumva n'umuhererezi we yarandutaga ko yambwiraga ko afite imyaka 23. ubwo wari wapanze gahunda yo kugenda ukaryamana nawe? Yes. Wari kufashwe ku ngufu ariko icyo gihe buse sinari ko mfite imyaka y'ubukorera ifite imyaka y'ubukorera buri bufashwe ku ngufu bashukishijwe n'ibintu bifatika. Yes yari kuba amfatiranye kuko urumva nari ndi mu kigare cy'ibyo ari kunyereka ntabwo ari umutima wanjye wari wamukunze ngo mvuge ngo njyewe naramushatse ndamukenera oya we yanyihiraga amafaranga nkabona ni na mwiza ariko atangiye kunyereka urabona zira video z'abantu bambaye ubusa yuko yuzirebye ukazireba cyane zikwangiza mu mutwe rero yaranyoherezaga nkirebera nkumva nyine gahunda ni gahunda umubiri utangiye kumera ukundi ko yes so rero impamvu z'iyo nkuru Gerard mfite inkuru nyinshi ariko ntabwo nshaka kuza gutinda cyangwa se kurambirana. hari ijambo ry'Imana umurongo umwe numashaka kukubwira so kundi Imana se utakunda Imana kundi Imana so ikintu navuga nk'inyigisho nakwe muri nubwo wenda utabimbaje kambyivugire inyigisho nakwe muri ibyo bintu ntabwo ndi kwicuza icyatumye nca muri ibyo cyase byatumye mura n'uriya mugore kuko uriya mugore ari mu bantu batumye mumuka nyuma yuko twari tugize dutandukanye atakimamagara naramuborotse byatumye nyine mpura nawe nabaganiza story bakangagenda mpumuka hari umuntu uca mu kintu ngo ngiye ndicuza icyatumye nca muri iyo utagicamo ntabwo uyu munsi wa none uburu uwo nguri wakabaye udafite ubundi bwenge udafite ubwo bwenge ufite aka kanya rero mama ndashima Imana yatumye mura nawe kuko yatumye numva ngira ibintu menya so rero Gerard hano hari ijambo nateguye nariteguye shaka kugira ngo guys murabona Gerard ubu ko unganije ndumasa nk'umuntu bohotse rero imyaka iciyeho nagendanaga ibyo bintu buri utavuze n'uruhuka. Gerard intebe yateye hano yo gutuma abantu baza tukavuga ibitubabaje ntabwo ari ibintu bisanzwe ni ibintu mbona birenze kandi biri imivuga butumwa ridasanzwe. Abantu bazi ngo kuvuga ubutumwa bwiza no kujya mu rusengero ukabwiriza oya ahantu hose uri kugirira neza abantu ubu uri kuvuga ubutumwa ubona turimo turavuga yes turi kuvuga ubutumwa bwiza kuko turi kubwira abantu ngo ibyo bari gucamo bakomere n'ababirimo aka kanya bazabisohoka ngo turi kuvuga ubutumwa bwiza. So hano hari ijambo riri mu Pastor Rweme Mbabazi mu kubara Pastor Rweme Mbabazi hari ijambo riri hano hari ijambo riri hano ushaka kugusomera umuntu uri hara wese uzi Bibiliya cyangwa se uje ijambo
ndashaka kugira ngo nsomere Pastor Rweme Mbabazi iri jambo rimusabira umugisha ririmo kubara 6:24 haranditse ngo Uwiteka aguhe umugisha akurinde. Uwiteka aguhe umugisha akurinde. Riri mu kubara umurongo wa 6 igice cya 24 6:24 Uwiteka aguhe umugisha akurinde. Hepfo yaho hari irindi riva ngo Uwiteka akumurikishirize mu maso he akugirire neza. Ubw'iki kintu cyukora nyine Gerard ukora ibintu byiza ngenda bizi ndetse njya ngo no kubigwa muri misi. None se iryo jambo ryari ryo kuvuga ku kiganiro nashaka kugira ngo musabire umugisha imigisha ndawakire umugisha kandi uri mu ijambo umugisha ndawakire cyane. iri ngiri ry'akare mu kubara 6:25 Uwiteka kumurikishirize mu maso he akugirire neza. Amina. Mu byo ukora byose mu byo werekejeho ikiganza akugirire neza gukora muri iki kiganza Gerard akugirire neza Uwiteka naye cameraman. Ikindi nago nakwibagirwa hari ufite abana bafite umwana Yesaya 54 umurongo wa 14 abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka kandi bazagira amahoro menshi. Ndabyakiriye kubera imirimo myiza ugira uti ukora ibintu birakora Gerard. Ibi bintu birakora nibyo ibi birakora cyane. Ikindi Matayo 6:33 haravuga ngo ahubwo mubanze mushake. Ubwo ni message y'abantu bakurikira Gerard. Iyi message ya Gerard yarangiye nari ndimo muhereza. Haravuga ngo ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Icyo ushaka cyose banza ushake mu maso y'Imana. Gushaka mu maso y'Imana ni iki? Ukubana neza n'abantu, gukora ibintu nk'ibyo Gerard akora cyangwa se n'ibindi bitari nk'ibyo akora kuko ibyiza ni byinshi. Ubundi ibindi byose muzabyongerezwa. Mereza kira gikapu cameraman harimo utuntu twanjye tereka hano no kijyane muri kamera ko nuvuga ariko niba iki se none uzenye utuntu twanye shaka kuguhanurira Gerard. Ugiye kumanurira? Yes no kuguhanurira. Yes sinabishizemo kagira Imana no kugahanurira. Urabona ukurikirwa n'abantu benshi kandi muri iyi si uhura n'ibintu byinshi bano kutambwira cyangwa se ngo ubwire cameraman cyangwa se ngo ubwire abamuntu muhura wese buri kuri kwekura mu mutima buri hari ukuntu uhura n'intambara nyinshi ariko nakubwira ngo igihe zizajya ziza ujye ubwira Imana yonyine ikwihera abasubscribers benshi kuko niwo musozi wawe niho nyine ni ku kazi kawe ikwihere viewers nyinshi wibereho wirire ujye ugenda isi yose uyigende wiyicariye hano. Rero nujye uhura n'ibikomeye ujye wihangana kandi nakwatoreje amureba ngo uzajye uryohera isi. Kuryohera isi ni iki? Buri umunyu nicyo kintu gikomeye ku isi. Uzaryohera isi nko kumunyu uryo warya ibiryo bitarimo umunyu nubwo wateka inyama ugashyamo ibirungo byose bibaho ku isi byiza utarimo biryoshye. Ngiye kuguhanura mu izina rya Yesu nkoresheje mu ibintu bifatika atuzaniye bombo. Ushobora kuvuga ngo nta mugabo ngo urya bombo unyungute bombo. Bombo iraryoha. Bombo iki ni ikimenyetso cy'ubuhanuzi. Cy'ubuhanuzi narivuze ngo cy'ubuhanuzi. Uzajya uryohera buri muntu uwo ari we wese muhuye yabo ibintu ujya wiburira yaba iki yaba abantu bose nimba ryoya si ntibizaba ikibazo. Oya impamvu bitazaba ikibazo ahubwo bizarushaho kuba none bibaza abagore n'abakobwa bari hanze nimba ryoya ntabwo ari icyo ngicyo nshatse kuvuga. Ntabwo singiye kuryohera abantu ikintu nshatse kuvuga nuza kubishyiramo nuza kukwanariza n'ibyawe biraza kuba ibindi. Oya tigo turaneza nk'abantu ndashaka umbwire iri kunyaturiraho umbisukari ndyohera abantu bose unindyohera abantu bose ntabwo izaba ikibazo. Ikibazo se ki? Sinzaba ikirara. Ikirara se gute? Kuryohera abantu mu bikorwa ukora. Yeka ukaryohera umugore we kurusha ukaryohera umugore we kurusha uko wamuryoheye. Abana bawe umugisha bakawusarura abo uhuye nabo bose bakaruhuka
bakaruhuka kandi nta mafaranga bahaye. ndimo ndaseka ndapfuye. Mwuzaniye bombo uzaniye bombo Gerard babarira mwuzaniye bombo akira burasetsa no kuri ntabwo kugusetsa mwereke se byanditse muri Bibiliya. Reka nze mpagusomera kugira ngo ni ibintu tuba turimo dutaka kandi bitukuramo bombo ngaho tuyiye we na cameraman umwe zemwereka ahantu biri niko ngo ndyohera abantu. Yes. Hari ijambo riri hano mu Bafilipi 2:4 ndagira ngo mbibuze na Bibiliya abantu atagira ngo ni ibintu mba naje ku baye mu namwe muryohe se niyo cyatabazo baryohe. Ndagira ngo abantu mbivuze n'ijambo abantu batazagira ngo kabisa uraryoshye abantu batazagira ngo abantu batazagira ngo turimo kugira ute turimo kupapira cyangwa ntabwo ujye twika Gerard reka kugira ngo abantu ugende usome umubwiriza byanze gushira ni iki gitangaje Gerard naki urumva bomba just ni icyo ni ikintu ubuhanuzi kamera nawe utekereza ute kuzanira bombo nuko naje kuguhanurira bonaga mbishye ku buryo no ntabwo bishye ibintu uri gukora ni byiza ariko uyu munsi ejo nihiyongeraho undi munsi itafari ikiyongera kujya ufite umunsi se ni bibi none se imyaka ufite iyo umwaka ugiye ubwo muri Gerard wa wundi cyangwa urakura tugomba ko dutoya ugomba gukura utwo tubombo umunyu urimo isukari irimo nicyo kimenyetso cy'uko nkuhanuriye mu izina rya Yesu. Amina. Dore Bibiliya ngiyi, dore Bibiliya y'Imana sinaza kubeshya, iki ni igitabo cyera mw'abantu, iki ni igitabo cyera. Uyu mugabo muhanuriye kuryohera isi, akajya atanga ibintu byose mukabikunda, kandi ibitari ibyo bidakwiriye kubageraho biturutse muri we ntakabitekereze ngo bibe muri we. Amen. Rero ndaguhanurira, nyamara iryo jambo yakomeye, urumva izi bombo uzijyana uzigeze mu rugo uzishyire hari bwa ati bamuhanuriye mu izina ryo, uzereke na mama w'abantu, uzereke na mama w'abantu bati papa w'ibyiza agiye kuryoha kabisa, uryohe cyane kuruta kuryoshye ku buryo buri muntu uwo ari we wese azajya yifuza kugukoraho. Buri muntu uri muri Amerika naho yagiye yifuza kubona ibinkorero dushya pe witwa Gerard. Udushya se tuwe Gerard cyende nakubwira. So rero message nashaka gwa Gerard ni yo ngiyo, ariko ngira ngo ngire umuntu turi mu gusoza ikiganiro. Ese nagisoza wagitangiye? Turimo gusoza nyine, turi mu gusoza ubu ndabona ibitego byakwije. Kamba mbabwire ino jambo riri mu mubwiriza 9:4 aravuga ngo ufatanya n'abazima bose abagifite ibyiringiro, kuko imbwa nzima iruta intare ipfuye. Ubwo imbwa ninde intare ninde? Ni jambo ry'Imana. Ubwo ndimbwa kuko ufatanya, umva banza umva ijambo. Ufatanya n'abazima bose abagifite ibyiringiro. Ugifatanya n'abazima? Ufatanya n'abazima bose abagifite iki? Ibyiringiro. Kandi imbwa ahandi akavango bose abagifite ibyiringiro, kuko imbwa nzima, mvuze imbwa nzima iruta intare ipfuye. Bivuze ngo ndimbwa rero kuri ntabwo uri imbwa, ntabwo uri imbwa. Gerard mbabara w'ichallenge, ntabwo uri imbwa. Reka ndisobanure ino jambo. Imbwa ninde? Reka ndisobanure ino jambo. Ntabwo naje kumentioninga ngo iyi ni imbwa ngo cyangwa iyi ni intare. Ndashaka ngiye kukubwira oya. Atareka mbabwire ijambo riri mu mubwiriza 9:4 ikintu bisobanuye. Iyo ubasha gukora nubwo kimwe cyonyine gishobora kugirira abantu inzovu ibihumbi umugisha, cyangwa se ugakora akantu gatoya nubwo waba nta n'amafaranga ufite kugira neza nagara amafaranga, ukaba wanakora akantu gatoya. Yego.
undi muntu akaba ari umutunzi cyangwa se akaba afite ubushobozi akaba abaho nta n'umuntu n'uyu n'umwe yagirira neza, ntacyo biba bigize bite bimaze. Ni ikiri jambo rishatse kuvuga. Wowe se urimbwa gute kandi ukora icyo ushoboye umubare nyamwinshi ukishima, urumva ukora kimwe ushoboye, abantu bagukurikira ibihumbi bakanezererwa. Nabonye nari negangare wamwamamarije biriya n'imigisha se yagashizeho nakabonye. Nabonye wamwamamarije buriya ntihazabura abantu runaka bajya hariya kubera ko bakubonye. Ahubwo mwebwe mukunda inkuru yanjye muri mu Burayi mujye mu gitaramo cya Aline bajye mu gitaramo kuri kose bajye mu gitaramo. Iriya ni inshuti ye, ni umuvandimwe wacu, azi kuririmba, afite amavuta, mugende namwe abatutubika. Rero iyo ni mesaje ubutanze kandi wibereye hano. Uriya rero ni umugisha ukoreye. Rero we muntu ufite ibintu bya mirenge ukaba ubaho ngaho nta n'umuntu ushaka kubera umugisha cyangwa se nta n'akantu na gato wabukora, ntacyo bimaze. Nikiri jambo ushatse kuvuga, ariko ubasha kugira ute munegeza abanya kugira ikintu ukora, ni ukuri Imana izaguha umugisha kandi ijambo rikuvuzeho. Niyo mpamvu bavuze ngo ufatanya n'abazima bose aba agifite ibyiringiro, kuko imbwa nzima iruta intare ipfuye. Ntacyo ndi imbwa nzima ntabwo mbabarira rwose. aho kugira ngo intare ipfuye ngo naba imbwa nzima nyine, ubwo ni uko aho kugira ngo intare ipfuye ubwo naba imbwa nzima. Reka nemere nibere imbwa. Ijambo riri mu Mafilipi 2:4. Ntabwo naje kubwiriza hano ndi kugira ngo mpuze n'ibintu ukora, nta birenze, ndege mpuze n'ibintu ukora. Aravuga ngo Afilipi 2:4 aravuga ngo umuntu wese muri mwe arebe ndiko ntari kureba mwa bantu b'Imana mwe n'aya matara yanyu nageze mu basirimu. Umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe gusa, ahubwo azirikane n'abandi. Gerard ntabwo yizirikana ubwe gusa, nawe ndabizi aho uri hose ntabwo yizirikana wowe gusa. Gahongayire ujye ubona ibintu akora, usujye ubireba. Ndabireba pe. Yigeze amamagara mu gusangira n'abana no kubatangira amashuri, sanga abana bagera muri 250 buzuye iwabo, bose bari ku ikofi. Muri barabana hari uwo yabyaye urimo, hari uwa nyina wabo urimo se, ariko ari kubiba. Ntabwo ari kwizirikana ubwe wenyine. Nawe aho uri wikwizirikana ubwawe wenyine, niba umuturanye we yabura fata ikiru umuheho gutanga si ibya mirenge. Niba nta nicyo ufite utanga, fata nubona umuntu runaka ari mu ntambara, cyane bano ba YouTubers nibo bahora mu ntambara, ufata amasengesho basengera kugira ngo Imana ibashyigikire icyo gihe ubugize ikintu ukora. Mbibyo Sasa rero ndumva ugiye gutyo ushoje ikiganiro ntago nyishoje uko ubishaka niko biri bugende. Ariko papa Gerard, njya kwita papa Gerard, ibyo myita Rweme bive mu yangiye ibyo niryo zina ryanjye gisokoza gutyo. Dore moto yari inyishe, dore ishati yanjye sicika, niba ari neza igikanzu cyanjye, bantu banye mwihangane cyatamutse cyabambutse. Dore tugiye kugwa. Wari ugiye gukora accident? Yes, ngiye gukora accident. Ubwo naye kuzavuga iki? Bari kuza gufotora nyine inkuru aho ngaho ati yaraje hano none arapfuye umwizera rya Yesu. Nabonye warashyigikiye no kwa Dore Imbogo, Imana igumugisha. Tugiye no kumwubakira ahubwo tubirimo nuko nabuze umwanya kujyayo. Nuko Imana iguhumugisha kandi ndi kugusaba umugisha ugaseka kandi kuri Imana bikumva. Nuko ibana wakire nuko nibyishimo byizibo. Rero bantu banje mukurikira Gerard ngiye gukora ibintu bidasanzwe, ndashaka kugira ngo uze kunga ngo papa w'ibyiza ugende bikunde. Nukuri pe tubwira ahubwo ibintu ngiye gukora niba nishuti zacu zitwumva mfite ngiye gukora channel YouTube. Wajya unasetsa ariko urumva ndasetsa se burya buri gihe uko waje hanga nikora biradutangaza na nuwa bimenyu uko biri ngo ari kw'icyo nzinu kw'ibyima shaka Gerard wasetse iby'Imana ikora biradutangaza. Hari abantu ari kundeba kandi turavukana ndabakubita. Nahise numva ariko abantu bose batanga ukuntu uririmba. Batanga gute? Ngo uririmba neza. Ninde bivuze Gerard ko wicaye hano? Imana yaramfashije ingirira neza. Uyu munsi nanjye ndashaka kugira ngo ngirire neza abandi, ariko mbicishije
mu buryo bumwe cyangwa ubundi ngiye gukora deja iranahari twatangiye no yitwa gute? Turashaka guhindura izina ariko nabonye kuri YouTube iyo ugiye guhindura baguhereza iminsi 14 yari cana isanzwe ikora njye n'umuvandimwe wanjye nitwe tujye kubikora gufasha abantu gusura abantu kugira ngo ijambo ry'Imana twirwa tubwiriza mu rusengero n'Imana tuvuga bigaragaze no mu bikorwa. Abantu banjye banagushyigikire kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo gusenga kutagira imirimo kuba gupfuye. Ndashaka rero gukora imirimo nyiri umusore. Birashoboka yuko ejo byarangira ko n'abadora imboga ejo bundi bari bahari ari batoya. Subwo abantu bazakumva n'izo dread. Oya umva ndashaka kugira ngo mbamare impungenge. Ndashaka kugira ngo mbamare impungenge. Uyu mubiri ureba twambaye. Uyu mubiri ureba twambaye. Uri kureba nawe ntabwo ndikorera neza. Uwo wambaye reba no ko twese dufite umubiri. Ntabwo Imana izigera idiringa n'umubiri wacu. Niyo mpamvu ujya kumva ngo kanaka ashizemo umwuka. Ukabona twebwe twahise tujya kureba mubiri kugira ngo tubiherekeze. Imana idiringa n'umutima w'umuntu. Ntabwo idiringa na derede cyangwa se ikindi kintu. Ariko bitavuze ngo wakwifata nabi wajya mu rusengero wambaye ubusa ngo oya uba ugomba kugira indangagaciro zaki za gikristo za kimuntu. Ariko izi ntabwo ari durede urumva ubwo zamurijwe. Ndi kuvuga gake n'abantu b'Imana mba ndi kujabya mvuga gake urumva. Izi ntabwo ari diredi ahubwo ni umusatsi nyine ko nagenze na moto nkajya gutya nkabura agasokozo nkajyamo gutya ntabwo ari diredi urumva. Ariko n'abazifite nabo basenga Imana. Hari umuntu uri hari uzifite asenga Imana. Ubu se uzishyizeho ntabwo waba usenga Imana. Ntabwo giye byakora. Ntabwo byakora. Nabangiye gutandukira idini ryawe. Abagiye gutandukira idini ryawe. Abarokore bahita bantera. Ku rusengero rwacu rero itorero ryacu ni Elion Pentecost Blessing Church kwa Rivera Prophet Nestor wabatije DJ Brian uramuzi ne mushumba wanjye. Rwa rusinaga rumva ngo nabastari. Ni urusengero nyine rwemera. Ni urusengero rwemera Yesu Kristo mwami n'umukiza. Nagari insengero z'ubu ni urusengero rwemera umwuka wera. Ni urusengero rugira urukundo. Umushumba wanjye ndamushuhuje hari Ernest ni umustari no umukozi w'Imana neza. Nzamukuzanira hano ni umubyeyi wanjye yangiriye neza Imana imuha umugisha n'ubu ndava hano mitangiye dufite amateraniro nimugoroba dusengera Kibagabaga. Sasa rero ni urusengero rw'abastari nzamuzana hano uze hano naguha ikiganiro muganire aguha inkuru yanjye. Ariko ntabwo twavuga ngo abantu bafite diredi ntibasenga ngo umuntu washyize rouge lèvre ngo ntabwo asenga. Iyo ni imyumvire ya kera. Ubwo basenga bate? Impamvu basenga nuko gusenga atari ubwibone. Umuntu asengesha umutima. No ubwibone. Ase ubundi umuntu avuze ubwibone mu biki? Izo dread za. Musobanura ubwibone cyari cyo. Musobanura ubwibone cyari. Ni blague. Ndagira ngo nyine umuntu uri hari buri kubariza umuntu uri hari. Ubwibone ngiye uko mbyumva. Ubwibone ntabwo ari ibingibi twebwe dutekereza. Uko ngo umuntu yishize rouge lèvre umuntu yishyiriyeho amaherena yambaye plante yambariye agakwito keza gahagaze yagiye ahantu runaka yasohokanye na Gerard Imbabazi baricaye bari kuganira ngo ubwo n'ubwibone nagari ubwibone. Ubwibone ni igihe muri wowe uzajya wumva ahantu uri ukumva ntabwo ukwiye kwicarana nabo bantu. Ibyo bibona ko bibaho. Umuntu yaza yasanga umuntu uri aho ngaho ukabona ubwibone bwamufashe agahita kujya gutya ngo bite ukabona nyine deja byavuye hehe mu mutima. Ubwo nibwo bwibone Imana igira ute ireba cyane kurenza ubw'umubiri. Cyangwa se ugacana ukavuga ngo ukagera wena n'urugero ubukwe ukagira abantu utumira nabo udatumira kubera ko ngo bari abatameze nabo ukeneye. Ubwo ni ubwibone kandi ukabigambirira. Kandi ubwibone ni intangiriro yo kurimbuka. Ubwibone Imana ivuga nibwo mu mutima. Rouge lèvre yishyize wumva hari abantu iraza kwa attracting ni ubwibone. Ariko iyo yisize wumva ari ubusimi bwo ushaka kwigendera it's okay. Ntacyo bitwaye. Ubu ushobora kwambara izo rinete. Aricyo sitwaye se sinziza. Ariko nawe ndibona buriya. Oya. Ntabwo mbizi sindi ugucira iteka. Ushobora kwambara izo rinete. Hari ubwo se ni rinete zisanzwe. Ntabwo zisanzwe. Zubahishije n'Imana abapasiteri bakunda kuzambara. Izo rinete uzigize iz'abapasiteri izo bakunda kuzambara. Izo rinete ushobora kuzambara
ko bati njyewe Gerard Kanzambare ngenda hana hari umuntu uri runaka wigeze kunkunda nzambaye ndashaka kumwemeza dejo zabaye ubwibone nicyo wagambiriye ntabwo ubwibone ari cyo wambaye hano ukigambirira muri wowe warangiza ukagishyira mu bikorwa ukagenda icyo gihe wagize ubwibone kandi ntibugire ibyo utenzambare njye kurya abana ikomereza ubwo ni ubwibone rero mfite channel YouTube Gerard wanshyigikiye koko ibi bintu koko wanshyigikiye nabikora ko ari ibintu by'umugisha tunapininga tunagire mfite channel YouTube channel yitwa turashaka guhindura izina ryitwa ngo The Rio TV akomajye mukora ibinyarwanda koko ewe ibintu bizima ibinyarwanda mukavuga amazina y'ikinyarwanda impamvu twashyizeho iryo zina rimeze gute igihugu cyacu gifite iterambere abantu barize bazi icyongereza bazi igifaransa nta ndimi tutavuga ntazo pe niyo mpamvu rero kuvuga ngo The Rio ikintu kiri ukuri nta muntu utabyumva n'utabyumva iyo ninzajya mari mu kiganiro nzajya mbivuga mu kinyarwanda kugira ngo abyumva ariko na wa muzungu uri hari udafite umuntu umusobanurira wa muntu uri hanze wa mwana w'umunyarwanda uri hariya ajya abasha gusobanukirwa icyo twashatse kuvuga The Rio rero ngenda intego yanjye ndashaka kuzajya nsura abarwayi mu bushobozi bwanjye buke cyane pe nta mafaranga mfite ariko mfite ubushake rero cyano ubu ngubu iyo dushaka guhindura The Rio yari isanzwe twishyiraho utuvideo tw'ubukwe twe twaranditseho ngo ubukwe bwacu TV ariko ntabwo The Rio rirahinduka riri muri screen kuntu ariko baduhaye iminsi 14 kuba rigiyeho rero tumaje no gukora ibiganiro bitandukanye hari abantu batwagiye dusura babakinnye mu mafilime abakecuru n'iki turashaka rero intego ni ukujya gusura abarwayi tugakurikirana nk'umurwayi urwaye kanseri imana izabinshoboze sinzigere ntwika mu buzima bwanjye nk'ibyo njyamo n'iki gihe reka nanjye hasigaye mpagufashe ubwo urumva nk'umuntu uri kutwumva muri kano kanya reka dusapotinga Emmy na timu ye bifuza kujya basura abarwayi abababaye Emmy ndamwizera rwose nzi ko yabikora neza wifuza gutuma umuntu n'aka kanya ufite umuntu ushaka gutuma utume Emmy ubwo uti ndashaka gukorera Imana uze no gushyiraho nimero yanjye kugira ngo ndashaka gukorera Imana ariko ndashaka gusura abarwayi ndashaka gusura abababaye ubu simbishoboye bitewe n'ibyo ndimo buri munsi nirwa mbitekereza kugira ngo mikore reka duce muri Emmy sibyo icyo gikorwa tugishinge Emmy ndamwizeye pe kandi arabikora neza vuga nimero telefone yawe nimero yanjye ni 078 688 688 nanone 978 078 688 688 nanone 978 Tigo 073 22 73 81 bibaye byiza waza kuyipininga ngo no ku kiganiro ubishoboye ubaye bishoboye ntabyo bishoboye ibyo nta kibazo baze kubireba gutyo ndaza kwikora ariko ikiganiro nuza cano uze kuyipiningira ko nshyigikira ko niwe brother ngeri Kigali ndaza kubikora kugira ngo ndebe ko nyine ibi bintu nabikora wamuhanze se wa mugari mwaje kubonana uhe wa wundi wakuzanye Kigali wandi wanzanye Kigali ntabwo murahura twahuriye hano kuri hoteli mbona ukuntu usa neza ko yarambabaje ariko naramubabariye ubwo ngubwo nyine reka tunasoze ikiganiro tugushimire Emmy kuba natwe mu kiganiro nkuru yanjye murakoze cyane urakoze kubwizi bombo ubwo tugiye kuryoha no kuryohereza uraza kurya hose rahira cyane ntabwo urya isukari ze nta kimbuza kurya isukari reka rero tugane ku musozo ubwo wifuza gusapotinga Emmy hari gukora subscribe bwacu kuko niryo zina turayipininga hasi na nimero du telefone tubishyireho byose baraza kubibona birenze kuri ibyo ngibyo tuganirije neza ntabwo nzi kuzi kuganira gutya nzi kuganira kandi hari akamesaje gato Gerard winyirukanza manze nkababwire ayo ngo ndasetsa ntabwo nsetsa bantu banjye ngewe papa w'ibyiza wicaye kuri iyi ntebe yo kwa Gerard Mbabazi nkunda gusenga kandi mba numva nzabikomeza Imana kubera ko njye nyisango uko bukeye nuko bwije ikomeze kunkomeza kuko atari yo nago kuko nubwo mpagaze nta muntu uhagarango yeme ku buryo nta muntu agera ahantu ahatagwa nta n'umuntu uragira ku rwego rw'uko atagwa usibye ubuntu bw'Imana butubaho
rero mushyigikire nk'uko Gerard abivuze, kandi ni ukuri ubuhamya bwanjye mu burebe Imana yangiriye neza. Igihe bizanakunda no gutaha mu minsi izaza, nzagaruka mbabwire ukuntu nabaye mu musozi wa Nyabyondo ntafite ahantu ho kuba, after yuko aho umukecuru byari byanze ko tubana, nyine mukorera ibyo yashakaga, ukuntu nagiye kuba munuza, nzabibabwira ubutaha. Gerard ni inshuti yanjye. Sasa rero numva nabasabira umugisha tugasoza ikiganiro cyane rwose. Data mu izina rya Yesu Mana ikomeye, turagushimiye cyane kuko ikiganiro cyiza uduhaye Mana Nyiringabo, tukaba tuganiriye neza, tukaba tuvuze ibintu bigiye bitandukanye. Ni ukuri Mwami Imana Nyiringabo, nushimwe nushyirwe hejuru. Nsabiye Gerard umugisha, nsabiye abamukurikira umugisha, nsabiye buri muntu uwo ari we wese wemeye gukurikira inkuru yanjye Mwami Imana Nyiringabo, umwagurira imbago nk'uko azaguriye Yabesi, umuhindurira izina nk'uko yarihinduriye Yakobo ukamwita Isiraheli Mwami w'abami. Gerard umugira inyenyeri imwe imurikira izindi mu izina rya Yesu Kristo. Imigani 22:4 harambwira ngo wicisha bugufa kuba Uwiteka, ngingororano ye n'ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Mwami w'abami rugweme mbabazi, ndakwinginze nk'uko uyu munsi ukimurinze ukaba ukimukomeje, musabiye Mwami Imana muri ubu buzima umuha ubutunzi, umuha icyubahiro, ariko na nyuma y'ubwo buzima bwose bwo muri iyi si uzamuha ubugingo buhoraho. Ndetse n'abamakurikira bose nabo bibuko, umuntu uri kwa muganga ndagusengeye kugira ngo ukire mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu wese ubabaye, wabuze icyo kurya, ugifite agisange na mugenzi we, utagifite Imana iramugirira neza. Kandi ndabasengeye kugira ngo umugisha Imana ubabeho, ni mu izina rya Yesu Kristo wacu. Amen. Amena. Imana igumugisha.